Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Royal TV, ikaze kuri wa mwanya wacu twahariye fashion. Uyu munsi muri fashion tugiye kurebera hamwe scrub, ariko scrub iri naturel. Scrub rero ikintu cya mbere dufasha ni ukugira ngo uruhu rwacu ruse neza, cyane cyane kuri abantu bafite udukovu duto tugenda duterwa n'ibiheri, nabyo iyo ubikoresha kenshi bituma twa dukovu twawe tugenda dushira. Uyu munsi scrub tugiye gukoresha niyo tubukoresha tomati cyangwa urunyanya. Hari scrub nyinshi zitandukanye, ariko umunsi twahisemo gukoresha urunyanya. Ni ibintu byoroshye cyane, nta kindi kintu kimwe bigusaba usibye urunyanya n'amazi ashyushye. Reka turebere hamwe ukuntu dukora iyo scrub yacu. Ntimujye kure, muri kumwe nanjye Sawada Bwiza ugiye kubagezaho kano gace. Kuri iyi scrub turaza gukenera urunyanya hamwe n'umunyu. Nk'uko abashakashatsi babigaragaje, urunyanya rukungahaye kuri vitamine nyinshi cyane. Harimo vitamine C, biotine na vitamine K. Urunyanya kandi ziriya mbuto zarwo zirugize zifasha uruhu mu kumuka neza rukanoroha. Kandi kamaro k'urunyanya ni ugufasha mu kwirinda ibiheri byo mu maso. No kuri abantu bafite inkovu zo mu maso ziterwa na twa duheri duto duto, urunyanya rugufasha mu kuzikuraho uko ukoresha ino scrub cyane. Uko scrub yacu ikorwa rero biroroshye cyane. Urabanza ugashyushya amazi ukayabiza, ukayashyira mu ibase. Warangiza ugafata isura yawe ukayerekezamo kugira ngo wa mwotsi ukuzamukeho. Ibi bizadufasha mu kugira ngo twirinde ya mavuta tuba twisize cyangwa se n'ibindi tuba twisize mu maso bibanze bituveho. Hanyuma tuze gukora scrub yacu dukeye. Hanyuma nibirangiza urafata urunyanya rwawe urusaturemo kabiri. Nurangiza ufata umunyu ubushyire hejuru y'urunyanya. Urisiga mu maso hose usa nk'uwizengurukirizaho nko muri kubibona tubigenza aha ngaha. Ibyo byose nibirangira urategeza nk'iminota 20 cyangwa 15 kugira ngo ya scrub yacu ibanze yumuke ize gukora neza. Hanyuma urabihanagura bisanzwe. Twabibutsa ko ino scrub ukwikoresha cyane nibwo ikurinda twaduheri cyangwa se za nkovu ufite mu maso zikaba zashiraho. Bisaba ibikoreshe nka 3 mu cyumweru cyangwa 4.
ngira ngo abantu bajye bagira utubazo cyangwa se ibibazo by'udukovu mu maso mushobora kubikemura mukoresheje ino scrub. Ntuzacikwe n'ibiganiro byacu by'ubutaha rero muba muri kumwe nanjye Salda Gwiza nk'ibisanzwe mukomeze mukurikira ibiganiro bya Royal TV yabateguriye.